ryama nahagarara nkazengira mu mutwe nkumva ikizenga nkafata ikintu gutya nuko ngeze aho njya kwa muganga hirya yarako arugura bya bimodoka umuganga arambwiye muganga w'inze gusa n'uyu musore arambwira ngo ndwaye inzara ngo ari wowe ngo nuko uri umukecuru ngo twagushyize mu mirire mibi ntabwo niwe mbona umuhungu wawe Gahirima nawe mbona ubuzima bwe ntabwo ameze neza mbona avidura amatuwarete akagira ate mbona ari igihe yanagwamo agaheramo yarambwiye ngo yigeze no kugwa muri tuwarete nuko rero aheramo n'Imana yamukuyemo na ba bandi bazi ko nari mfite ubushobozi bankuramo umukecuru uriya nta kintu agifite nta kintu agishoboye atazatwambura nanjye ndabwira abana banjye guhemuka ni bibi nta kintu ngifite narazahaye cyari kintuze kiragiye ni imijyanye bimwe na byayo nzaguma njye nirwa nicaye ku muhanda. Umufite harya ubu hano ubana n'abana bangahe muri bangahe hano? N'abuzukuru bane. Abana ni bane. Ubuse basi babasha kuba bafite mituweli? Iyo zagarara umuntu yazagarara na mituweli rero ibiryo nibyo bikomeye ko yarwara ukamuha n'ibicucu ufite icyumuha burya mituweli itanga abahaza kwihorana cyangwa twahuraga hariya hagati y'amazu muri Nyabugogo nari nagiye n'amaguru ngaruka n'amaguru ndanguza igihumbi cy'inyanya warebaga mufite mu gasabo burya twarimo se nyine nari nakubwiye ngo ndi buze kugusura nuko nari nabikubwiye nimugoroba hari ubuzima umuntu aba ari kubona umuntu arimo akabona nta cyerekezo mbese ukabona aravunika kandi ari mu myaka yo mu zabukuru maze iminsi nkubona hariya mu muhanda nkabona uravunika nkabona abana avuga se ni iki kintu umuntu yagufasha ni icyo umuntu yakora abizi ko kenshi iyo twahuraga hano aburaga icyo nkora ariko ukabona nyine ko byandenze nyine impamvu ntakuvugisha mbona umunyarwanda wese muri iyi minsi arushye ari ufite ari udafite ararushye kwihorana cyangwa twahuraga hariya hagati y'amazu muri Nyabugogo nari nagiye n'amaguru ngaruka n'amaguru ndanguza igihumbi cy'inyanya warebaga mufite mu gasabo burya twarimo se nuko navuga buri muntu wese nubwo turimo kureba muri iki gihe tugeze muri iki kinyejana ntawe nzanduranya ndabona buri wese afite ibibazo niyo mpamvu nakwihoraga nkakurikiraho tukavuga umunyarwanda wese aravuga ngo Imana ishimwe n'ibyo ati Imana ishimwe kuko waramutse ntabwo burya nari nzi ko harimo utunyanya disi twarimo nkajya Nyabugogo n'amaguru niba twagahunze warayimpaye natezeho senkesa ngenda n'amaguru ngenda saa kumi n'amaguru wese mwana wanjye umva si ubu ibyaha bibundi kuko ntazi gukora ubundi ngiye gukora ndabizi ubwo rero nabanje gucuruza mbona ndahomba ubwo mbwiye umukobwa wanjye ntitubikore umushinga wo guhinga ibisheke mu Gasaka hariya munsi y'aho umurenge wahoze hariya bita mu gishanga cya Nyabugogo mu kwa kabiri uyu mwaka turangije nibwo rero bazanye imashini ubu ndaza ndwara siteresi mu gihe n'iryamye mvuga nzabaho n'Imana nzabigenza neza ubu nzabaho ku cyari kintu nzari biriya bisheke nzabaho umukobwa wanjye baramusenyeye ari muri Runda ubwo anzanira ubwana rero twafatanyaga none nta kundi barasenyeye umugabo arimo kuvuga ngo nzicikira nigendere tumufashije aba babiri nanone undi mfite bamusenyeye harya ku nkombe nabo baribwira ngo nibo bamfashaga kandi ibisheke rero bikamfasha nkabyirwamo nagurisha
nkabona yo kurya imashini bazishyiramo rema izishyiramo barabireba ndaza ndaryama nahagarara nkazengira mu mutwe nkumva ikizenga nkafata ikintu gutya nuko ngeze aho njya kwa muganga hirya haruguru bya bimodoka umuganga arambwiye muganga w'inze busa n'uyu musore arambwira ngo ndwaye inzara ngo ari wowe ngo nuko uri umukecuru ngo twagushyize mu mirire mibi ntabwo niwe nifata amaraso ati nifata umuvuduko ni ukuzengera nkumva adashaka kwitura ku ibyo avuga nkaba mbizi kubera ko naryaga nanywaga singira icyo nifuza ahamurwa ndyamye ntabwo nahise ugiye guhingiririza ugiye kugira ntabwo byoroshye ariko Imana yonyine niyo mugenga wa byose twese twabayeho kubera Imana abadukurikiranye rero murabizi nitwa Angelique Uwimana abajya kuri Angelique Uwimana mwabonye ko natangiye igikorwa cyo gusura abantu hanyuma abantu bari gushyiraho komanteri kuri muza bakandika ngo kubera iki bijya kuri kamera murabizi hari igihe umuntu afite umutima wa kimuntu ariko ubushobozi bwari buke atafasha imiryango nka 20 aho ageza kumva yafasha niyo mpamvu mbishyira kuri kamera ushobora kuba hari icyo ufite uyu mubyeyi azi iminsi musanga ku muhanda acuruza utunyanya abona ari mu myaka y'ubukure ari mu zabukuru rero mba mbona acuruza inyanya zimeze nk'izitari nziza zitari nzima by'ibimene ukabona ni ibintu ukuntu afite abuzukuru twana twinshi ukabona ubuzima bwabo ni bukeya ntabona umwanya wo kubitaho mbese ari wo mu buzima bubi mbishyize kuri kamera kugira ngo wowe dukurikira hari igihe waba uri mu gipangu Imana yarakugiriye neza ufite amafaranga ushobora kuvuga uti reka muhereze 50 cyangwa se reka muhe 20 cyangwa se reka muhe 100 urabona ahantu atuye ngaha ushobora kuvuga uti reka ngire icyo nkora Imana izamumugisha ntabwo waba uri icyo umukoreraho ntabwo mba mbishyizeho kubera ko n'ubundi mba ntasanzwe mbikora ahubwo mbishyizeho kugira ngo dufatanye dukorere Imana tukiriho mu isi umuntu akoresha imirimo y'amaboko akiri muzima kandi ndemera nashidikanya nizeye ko Imana izaduhemba rero reka dukomeze tuganire nawe mubyeyi nyumva mugabo nyumva abari hanze y'igihugu muri Amerika waba utari umunyarwanda wasobanuza bakagusobanurira nicyo gikorwa natangije nta bindi ngamije uzajya nshyikirizaho ubufasha afite tuzajya tubushyikirizaho tumugezaho uko wabuduhaye nta kiyongeyeho nta n'ikigabanyutseho uzajya utubwira amazina yawe uko witwa nitujya kuri kamera twamusuye twabimushyikirije tumubwire nawe uzajya ugenda ubikurikirana uzasanga ari ibintu birimo ubunyangamugayo buhagije mu nkundire tumukurikirane tumutege amatwi abantu benshi basaba amazi iminsi biyahura kubera ibibazo stress kutagira abantu babaganiriza kumva ko nta wamusura kagenda kiheba mureka twereka abantu ko nabari abantu bavukiye amezi 9 ni igikorwa cy'urukundo nta zindi nyungu tugamije shobora tugiye kumubaza tuganire udukurikirane wumve twumve ibintu by'imbogamizi ni umubyeyi wacu turamukeneye imyaka yakiyongera nawe ariho byamubera nkundira untega amatwi ku iki kiganiro tuganiriza uyu mubyeyi niwo mutima wa kimuntu nicyo tubereyeho ku isi twe tukiri bazima murakoze none se maze iminsi mbona n'ukuri ubuzima butameze neza mba mbona ufite abana benshi mbona umuhungu wawe Gahirima nawe mba mbona ubuzima bwe ntabwo ameze neza mba mbona vidura amatoilette akagira ate mbona ari igihe yanagwamo agaheramo yarambwiye ngo yigeze no kugwa muri toilette nuko rero aheramo ni Imana yamukuyemo urabizi ko mukunda Gahirima wanjye nubwo namusanze aha nawe ndamukunda ntabwo wenda mba mfite ikintu nabaha ariko basi umutima wo kubereka ko mbakunda mubona ko buri kanya bakumbwira na nijoro yakumbwiye ngo ndajya kureba Angelique hagiye njya kubona nkabona nzaniye ikigori nkabona nzaniye igisheke ati iki ni icyawe rero ndamukunda Imana igize ikidufasha ndashyira Angelique igisheke yego ariko kiri kitari kumwe
nta buzima dusigaranye Mm. hariho naho ushingiye kwiyumva mba ndi kukubona ko usa nk'umuntu wihebye no kwicara hariya ku muhanda ni ukwanga siteresi zo mu rugo yego ukareba ubwo ukuri ni ukujya mu kugenda nkagura akagahunga ka make abo bana babiri bampaye nari mfite abandi babiri ubwo ni bane bampaye bati umugabo atavuga gucika irunda niba bagiye abana barya nimugoroba gusa kandi ni batoya mbona bakeneye kurerwa ariko mbona nyine basa nk'abashaka kumenyera ubuzima bwo kumva ko bagomba kwikuza kandi abantu bazima baracyariho rero mubyeyi ntabwo burya urukundo rwashize nanjye nari ndiho nzi ko nta rukundo rukibaho nzi ko nta muntu ugira umutima buriya hari igihe ubona umuntu atambuka ariko burya abantu baracyariho nigeze kuba mu buzima bwihebye ngira ngo urabizi mbaho nabi abana nkajya nsiga mbakingiranye rero nzi umubabaro w'inzara nzi umubabaro w'inzara nzi ukuntu inzara iryana nzi kutoza umwana uko bimera nzi ukuntu ukingirana umwana nta kintu ukuntu umwana asiba ishuri kubera byose ndabizi byangezeho mpamvu rero uyu mutima ngufite ni uko nzi imvune zabyo n'ubundi umuntu wanyuze mu kintu nk'icyo niba umenya abantu rero kinyuzemo waravukiye mu bipangu ntawe umenya ko inzara iryana inzara iraryana mwana hagati ya noheri guhera ku noheri igihe imvura asagwa yego mbese nkajya nsengera nkafata gutya mwaburaye gatatu muri cya gihe cy'iminsi mikuru abandi bishimye muri ya mvura yagwaga yananirije ko yagwaga bakanya na buri kose abana banjye bari hafi wenda nagenda wenda asindagira bakana wenda ariko nabo kuko basenyewe batwaye ihahamuka umugabo arwaye ihahamuka cyane kugira ngo bagusenyere amazu 12 y'abapangayi mu Gasato bari bamaze kubemeza ngo bagire igisenge baraza bamaze gushaka kubikora neza bakoze za zijya mu ngo bagiye kubona mu gitondo bakabona imashini zigezaho barabaherekera kandi uwo mukobwa wanjye ariwe twari dufatanyije n'igishanga ntibamaze kuzihirika bafashe na cya gishanga bazana amamashini haba kugira ngo bavuge bati nibura nimubanze muteme bya bisheke nuko ngenda gutyo ahangaha se ubu mwahubatse gute nyine niho mwahoze mutuye njyewe uwo mukobwa amaze kumushyingira nabaga mu Kigarama niho twabaga dukodesha aravuga ati mama aho kugira ngo twishime ngo ni umurokore muri Dr Gasabo aho kugira ngo twishime ngo dukore ubukwe reka nyakuguremo akabanza hanyuma nawe urwaza icyo gihe twajya njya mu bimena mfite ubwo busheke nkajya nzana ngura ibibati bishaje kiraho nkubaka gutyo aho rero bihindukiye by'ibishanga batangiye kutubwira mu mwaka washize kutubwira ko igishanga ari icyarema ntangira n'ibimena kubihagarika ntafite icyo nishyura na ba bandi bazi ko nari mfite ubushobozi bankuramo umukecuru uriya nta kintu agifite nta kintu agishoboye atazatwara mbere nanjye ndabwira abana banjye guhemuka ni bibi nta kintu ngifite narazahaye cyari kintuze kiragiye nimujyane ibimena byanyu nzaguma njye nirwa nicaye ku muhanda umufite harya ubu hano ubana n'abana bangahe muri bangahe hano n'abuzukuru bane abana ni bane ubuse basi babasha kuba bafite mituweli si ibyo zagarara umuntu yazagarara na mituweli rero ibiryo nibyo bikomeye ko yarwara ukamuha n'ibicucu ufite icyo umuha burya mituweli itanga abahaza
ntabwo utanga abashumba. hari igihe karwara kubera tuba tuniruka akabona kanyereye nk'ahantu ibyo karavunitse. ndi mukuru ariko rero se wajya kurwana mituweli nkaho warwanye n'ibyo barya. Niba ndwana n'ibyo barya mituweli shawe bimwe mituweli itanga abahazi. Imana yaba adahazi akajya kwizandika arya rimwe ku munsi ukajya muri mituweli. Ariko dufite ibyiringiro ko uba tubashije kubaganiriza, ndizera nashidikanya ko ibi bintu ngira ngo ntabwo ari ibintu wenda nihamagayemo, ni umuhamagaro ndi gukoresha mfatanyije n'abankurikirana babasha kunyumva, ababasha kunyumva bankurikiranye, abafite umutima wa kimuntu, abo hanze y'igihugu, abanyarwanda. Erega hari abantu baba bafite umutima wo gufasha ariko bakavuga se ko tuba mu bipangu bifunze turafashana, ninde ubabaye? Kandi urabizi neza iyo umuntu ahaze kenshi, usibye umuntu ufite umutima abantu bayumva n'undi ahaze. Iyo umuntu amaze kurya yumva atazongera kurya. Rero impamvu mbishyize kuri kamera gutya ni ukugira ngo wa wundi unkurikirana wicaye mu gipangu uri mu ntebe nziza urya saa sita nijoro umena ibiryo amenye ko hanze hari abantu barya rimwe, abashe kugira umutima wo kugutekerezaho. Niyo mpamvu mbishyizeho gutya kuri kamera, si uko ntaje navuze cyane yuko n'ubundi urabizi ko nkubwira ni nzaza sibyo. Rero ntabwo nabura kuza wenda nanashyize kuri kamera nabikora cyangwa nsanzwe nanabikora, ahubwo ni ukugira ngo bamfashe kuko uko babaye niko hari abandi bakecuru babaye nyine buyebye. Ariko nk'ubu tuba tuje tukakuganiriza wumva yuko nta kibazo, kuba uzi ko tuzaza mu kwezi kugusura wumva yuko ari byiza, basi nako kamuraro ukaba ugafite umutima ugapfa kwishima. Nkayitegera amaboko avuga ni Imana igira neza, nyuma y'abagiye kuvudurira se batamufashe nicyo gihumbi tutijya kureba gahunda ahubwo tukabona nawe agatetse n'ibisusa erega turababaye. Iyi minsi abanyarwanda dukiyemo y'inzara ariko iyi irakabije. Ibyambere bivuye mu no kudutwara ibishyamba. Ubu hari uwadukurikirana akavuga ati ubukene bw'ubundi si uko utamenya gukora, yamuvuga ngo ntituzi gukora, ntuzi gukora pe. Ariko kubera ko ubuzahari n'ubunanirwe uba wumva se ubonye nk'amafaranga wakora iki? Ucuruza rwose kera n'abacuruza nabo bana bareze papa wabo yapfuye mu ntambara tuvuye ibyumba igihe cya Roza Kabuye tuvuye i Remera muri kontineri basigarana ari abakobwa 5. Mbona ukuntu ujya Nyabugogo n'amaguru, nkabona utuntu wazanye ku muhanda hariya, nkabona utwana, nkabona iki, nkabona nyine ubuzima ni hatari. Iyo mvuga ndatekereza nyinshi iyo stress uwo muganga yambonyemo nuko ndyama nakwicara nkibaza ukuntu nzasasa, kwibaza amasaziro nyine ukiheba, cyangwa ukavuga ati muri cya gihe nzaba nabasha no gufata agakoni nzabaho. Ariko ngiye Nyabugogo haba harimo abantu bazima, nuko bakambwira bati kaka wacu mujye mu utunyanya kuko hari abakecuru benshi bananiwe no gukora gutya. Barahari aho kugira ngo yirwa asaba ku muhanda aribwiriza akaza mu nkonda amahoro. Yego disi akutunyanya akakutunyanya disi. Ye nabonye ibintu ucuruza hano ndavuga ati Imana yanjye ni iki umuntu yakora, ese ni iki umuntu yagufasha. Genda n'ishyaka ryo kumva aricyo nakora. Ni byiza ko nagira icyo nkora, ariko ni byiza ko n'abandi ubushobozi bagira icyo bagufasha. Ni byiza cyane. Imana igira neza, ariho yakoresha burya Imana niyo ya mbere. Ntabwo rero ari byiza kuba witwikira hano wihisha hano hantu hameze nko mu gikari ukageraho ukiheba
ukumva ubuzima burahagaze hano hanze hari abantu Imana igikoresha bigakunda sibyo abantu bose uzabaho umugisha kuko twese turabaye umubabaro uragenda ukajya ku muntu n'ejo ukajya ku wundi uko bigenda bisa nk'uko padiri yavuze ko ibihe bihora bisimbura amateka gusa wamenya ngo usanga abagore ko banturira ese nawe nyirabirundo waba gutyo ngaho ibaze bayabihorera Imana izaguhindura amateka Imana izaguhindura amateka n'izo nyanya utangira urangura inyanya nzima babona ibintu biri kugenda bihinduka n'aha hantu hagenda hahinduka ibintu byose bigenda neza ugeraho wumve ko ufite abantu Imana iguha abana b'abanyamahanga iguhe abana b'abanyarwanda iguha abakwitaho usaza wumva ko uri umubyeyi nawe uri umuntu sibyo wumve ko imbere ari heza rero Imana twiringiye igihindura amateka bari igihe Imana ajya ikubwira ati hari igihe nzahindura amateka tiyagira ibintu bizahinduka kavuga ati se ko imyaka iri kugenda y'ubukure n'amateka azahinduka ryari rero ntawamenya icyo Imana yaduhurije ntawakimenya gituma nkora ibi ngibi nanjye ntago nkizi numva mfite ishyaka yo gukora ibi ntago nanjye nabyisanzemo rero reka nkora icyo Imana ivuze undi nawe azakora icyo Imana imutegetse sibyo gikorwa rero nyitangije ngira ngo uri umukecuru wa kabiri nsuye uri uwa kabiri nzananirirwaho imbaraga zanjye zizananirirwa uzashobora azamfasha utazamfasha nzakora uko imbaraga zanjye zingana nzajya nza ngusure buri kwezi nze nkurebe ngusure icyo Imana izajya imana icyo nibadufasha bazadufasha nihagira Imana ikora ku mutima nawe tuzajya tumuvugira hano ahari azajya badukurikiranye haboneka ibintu bitarimo izindi nyungu ahubwo ari ukugira ngo umuntu yiyumvemo ko imbere ari heza nta mpamvu yo kwiheba rero iminsi ishobora kuba yasize ari myinshi ku buzima bwawe ariko ari cyo gihe cyo gukora kw'Imana kugira ngo Imana itazakugenda nk'ideni uzasaze neza ufite n'abantu bakuganiriza abantu banakumenye uvuga uti mu minsi 30 mfite abana bazansura wigirira icyizere sibyo rero ndizera nashidikanya hamwe no kwizera n'umutima nama mfite nuko Imana izahindura ibi bintu byose ndumva mbyizeye abana bakabona mituweli kavuga uti nanyerera ndajya kwa muganga nanjye ni urabona imyaka urimo ejo bafatwa n'uburwayi bwo mu zabukuru rero kuba nta mituweli byonyine ni manka ikomeye ibaze kuba wabuze ibyo kurya kuburya rimwe ku munsi tukarya rimwe ku munsi ejo ukarwara kandi aribo bahahira nta mituweli nta uguhamagara nta uzagusura ni ikibazo gikomeye cyane ejo twakubura ugasanga urapfuye kandi ugiye bitari ngombwa nta mpamvu yo gupfa haracyari ibyiringiro nta mpamvu yo gupfa nta mpamvu yo gupfa usibye ubuzima wenda urimo bumeze gutya kumva uri wenyine urumva ubaho mu buzima bwa wenyine wo kumva ko ariwe bibazo kwisubiza ariko Imana idufashije abadukurikirana akagira wenda icyo badufasha nanjye mu mbaraga zanjye mfite sibyo birashoboka ko wajya ubona imyaka iri kugenda yiyongera kongera kugenda wumva uri kwigirira icyizere ibintu byo kwifuza gupfa ukumva nta n'impamvu yo gupfa ukumva burya wari ukwiriye kubaho rero nicyo dushaka kwiremamo umutima w'icyizere bata abantu barankunda abantu barahari sibyo ntabwo abantu bose bashize umutima wo kugira neza abantu baracyari ahubwo ntabwo bari kumenya ngo baragirira abandi neza rero impamvu mba nakoze iki gikorwa cyo kubishyira ngashyiraho na kamera si uko ntaza kugusura naza nijoro nkagusura sinanabivuge ngo babimenye ariko ntabwo njyenyine mpagije hari uhagira icyango nta kindi ubushobozi sibyo banakoze icyo nshoboye kubivuga nkabikora ntabwo rero abantu bankurikirana ntibabyitiranya wese kuko ujya gusura umuntu ugashyiraho kamera ni ukugira ngo wowe ubimenye ko wa muntu ababaye we kwicara ngo urye saa sita nijoro ibindi bimene kandi umuntu ababaye bimenye nshatse nabikora nta kamera ariko mbikubwiye kugira ngo nkurikirane umenye neza ko wa muntu uburyo ubabaye ahari wa muntu udafite mituweli ahari sibyo
rero ni byiza gushyiraho kamera, ntabwo ari byiza kwereza, kuko niba nkomeje wenda iki gikorwa ntabwo nafashe imiryango 30, ntabwo nabishobora, ntabwo ubushobozi nanjye mbufite, ariko umutima wo kubasha kuba twasangira duke mfite, niba nkufite nawe kora muri duke mfite, wibuke ko mwene data nawe ahari, nta mpamvu yo kwiheba. Nicyo rero mba nabikoreye, ndizera ko Imana izakugirira neza, kandi ndumva mbyizeye pe, hamwe n'Imana no gusenga Imana izamfasha, Imana izanshyigikira, abadukurikirana Imana izabafasha, bazaduhamagara ubutaha n'ingaruka hano, tuze turi benshi tugusure, tukuganirize, niba hari icyo afite akizane. Ndifuza ko wabona abantu bagusura, ukabona umuryango mugari uri kwaguka, yaba ari hanze y'igihugu akakudutumaho, yaguha n'ibintu utigeze ubona, birashoboka kubera Imana. Muzane dufashe bene data, buri muntu wese kora mu mufuka uzane, kuko tukiri mu isi tugihumeka tugomba gukora imirimo myiza. Zana ibyo ufite, ibyo ubitse ukore, muzane n'ingaruka cyanyuma cy'uku kwezi tuzaze gusura umukecuru, tumusure, tumuganirize, dusenge, umuhe icyo ufite, n'abandi n'undi amateka y'ubuzima bwahinduke. Kandi Imana ndizera nashidikanya ko izabaho umugisha, ntagomba mbikoreye ngo kugira ngo bigende gutoya, ni ukugira ngo wicaye ahantu heza, uriho neza, ubona amafaranga, umenye neza ko abafite atari bakwiriye gufashwa, ahubwo abadafite nibo bakeneye. Kandi urabizi neza ko nyine umurwayi niwe ukeneye umuganga, ntabwo umuzima ari we ukeneye umuganga. Hari igihe abura n'uwaha, avuga ati hari umukire mugenzi wanjye, reka muhereze, mfite nk'ijana, reka mwihere inka 20. Ntabwo uri ari we ukeneye izo kongerwa, ahubwo udafite niho Imana izaguhera umugisha. Rero nimubinkorera Imana izabagirira neza, kandi Imana izabaha umugisha. Nuko rero ndizera nashidikanya neza ko amateka azahinduka, ibintu bigahinduka. Erega ashobora no kuba afite iribaya n'igitenge akadodesha, akazana igitenge umukecuru wacu akambara neza, nawe byamubera. Ushobora kuba ufite imyenda ukaba uyifite ugahereza abandi bakire bayifite, udafite kuko aba nibo bakeneye gukorerwaho umugisha. Ubu ndizera kandi ashidikanya ko ubutaha, ndizera mwanyumvishe, ndizera nzagaruka muri bumpamagare kuri nimero yanjye, tuzazana. Niba utabashije kuza, wampa 10,000, wampa 20, wampa 100, uzaba uri kuri kamera, uzakomeza gukurikirana ikiganiro. Tuzagaruka hano kuri 30 z'uku kwezi. Nitugaruka hano uzankurikira, uzasanga amafaranga wampaye ntayamuhaye, bitenge wampaye ntabimuhaye. Imana izaguha umugisha. Nusanga hari n'ishati natwaye, uzavuga ati uriya mugore ntabwo adutumikira. Ibyo nkubwira niko biri. Rero mfasha nanjye kwishima, iyo bene data babayeho neza, nanjye ndiho nariye, bimfasha kunezerwa. Rero Imana izabaha umugisha nimubikora. Nutera intambwe tukazana, Imana izagumya. Numudutumaho tuzagushyikiriza ubutumwa, uzatubwira amazina yawe, tubwira aho utuye, tuzayivugira kuri kamera. Rero Imana ikomeze kubaha umugisha mwinshi cyane, ndizera ko muzabikora. Hari ikindi kintu se wabwira nk'abantu badukurikiranye, wenda icyifuzo cyawe, amarangamutima yawe? Ubu nk'abantu bo hanze haba harimo abadukurikirana mu bihugu byose bitandukanye, icyo wumva cyatuma usaza neza wishimye ni nk'iki? ko wishima, ni amahoro no kwishima, nibyo byantera morale. Ukumva nyine wanezerwa, nawe ukaryama ugasinzira, ntubyuke saa 10 ngo ujye Nyabugogo n'amaguru. Imyaka ufite ntabwo ari iyo kujya Nyabugogo n'amaguru. 65. Ukwiye kugenda uteze, ukajya kurangura ibintu bizima, pana ibyo basigaje ngo bajugunye baguhereze, pana kwiheba. Nicyo gituma unezerwa, ukavuga uti uko biri kose, niba narwaye akaguru ejo nzarya. Ntugende ku gakoni ngo kugira ngo abana barye. Ndizera ibyo bizagushimisha, kandi hamwe no gusenga Imana izabidufashamo. Imana niyo byose, nta kintu izatwima, nta na kimwe, nta kizatwima rwose. Umuntu ashobora kuvuga ati hano hariya nabonye ahantu hadafite urugi, hariya kuba ati akareka bagasakare, reka bagakinge, reka hano bashyireho inzugi,
reka bagasigeho nabo bagatere hariya kuri ruriya rugi bakarura kuri ruriya rugi rwakata n'umwana nk'agakinga hariya ukagenda ubona ibintu biri kugenda bihinduka. Birashoboka kubera Imana hamwe no kwizera. Ngira ngo wenda uyu muhungu ufite kamera yagenda atwerekereza aho hari kamera hariya kuri ruriya rugi, unashobora kuvuga ati tuzagende njye gukinga hariya, undi akavuga ati tuzagende njye gukinga hariya, undi akavuga ati tuzagende nanjye nkureho iyi shitingi hano hamere neza. Ni byiza cyane, bituma wowe imyaka yawe y'ubukure yiyongera kandi ugasaza neza, uvuga uti burya hari icyo nari imbereho ku isi. Ntabwo ari byiza ko umuntu ufite imyaka nk'iyi ukura wihebye, usaza wihebye ngo uvuge uti ndashaje ariko n'ubundi se mbereyeho iki. Ntabwo ari byiza, ntabwo bidushimisha. Rero ndizera arashidikanya ko ibi bintu byose bizahinduka, biri kureba bizahinduka. Rero abantu bankurikiranye mushobora kumfasha, mutamfasha ngakoresha imbaraga zanjye mfite, ariko ndizera hamwe no gusenga ko Imana izahindura amateka y'aha hantu ikabikora neza. Ugatuza ukavuga uti ngiye mu kazi, kandi Imana ikaguha aho gukorera hazima, hano hano ku muhanda, ahantu ku zuba, imyaka ufite kutarya. Nk'ubu wagombye kuba ufite umuntu agutekeye ukavuga uti ndasanga bihiye. Ariko Imana, urizera ko Imana igihindura amateka? Irayahindura. Nubizi neza igihe cy'Imana, kandi ndizera kizagera. Mpamanyije n'umwuka n'Imana. Tuza rero muri tuza ejo bundi rero tuzaza turebe, tugiye kugerageza uburyo ki twaza twishyura bana mituweli, kuko ntabwo numva nshaka kuba badafite mituweli. Abamfasha nibamfasha bizaba ari byiza, nibatanamfasha nzabyikorera. Uwumva afite umutima yamfasha ngo Imana iduhane umugisha azamfashe, utazamfasha nzaza mbyikorera. Niba ntawamfashije nzabivuga, niba hari uwamfashije nabwo nzabivuga, muvuga amazina ye. Ni byiza rero gushyira ukuri ahabona, mumfashe dufatanye. Ntabwo ari uko mfite ibya mirenge, nanjye hari byinshi mbura, ariko uko ndi ntabwo ndi kimwe nawe. Mwumva njyewe hari igihe Imana igira gukikama akazi, Imana ikangirira neza. Mbese ntabwo nafata ubuzima bwawe ngo mbugeranye n'uwo. Niyo mpamvu mbasaba ngo dufashe dufatanye, twe kwikubira bene data kandi turi ku isi. Imana rero iguha umugisha, ndizera nashidikanya ko amateka azahinduka rwose. Ugirira icyizere wumve ko ukwiriye kubaho, uri umuntu kandi wavutse nk'abandi. Turatwana batuzanira n'imyenda tukambara imyenda byose. Umuntu ntabwo yabura icyakorera umugisha ku buzima bwawe. Kuba uzi gusa ngo ukwezi nigushira cyangwa se iminsi ingahe umuntu azampamagara azaza komange, byatuma uvuga uti hari abana mfite hariya. Uri umubyeyi rero wacu, wiyumvemo ko uri umubyeyi wacu, wumve ko ufite abana, ntiwumve ko uri wenyine, wumve ko imbere ari heza, wumve ko icyo Imana yavuze kizasohora. Uryame usinzire uvuge uti uko biri kose nzi ko Imana izahindura amateka. Ndagusaba kugira ngo ntiwongere kwiheba, uryame usinzire uvuge uti uko biri kose nzi ko mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira. Sibyo? Yesu wacu rero ntarobanura, ni umwami. Uko agira neza bariya nawe byakubera kwicara ugatuza ugasaza neza. Kuba bwonyine ugize iyi myaka uriho, si uko utahuye n'intambara nyinshi, si uko utahuye n'ibyari kukwica. Rero iyo akurinze ifite ibyo yagushigarije. Sibyo? Hari abantu mu ngano y'imyaka bagiye, kuba uri hose ni imbaraga z'Imana. Twiganye benshi naraye mbatekereza batakiriho. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo koresha igihe cyawe. Uyu munsi yapfuye ariko ejo ni twebwe. Ahubwo uyu munsi uriho ni icyo umaze, ni iki wakoze. Ese usigariye iki? Kurya wenyine ibindi ukabimena hari abababaye? Ntabwo ari icyo Imana yagusigarije. Rero buriya umuntu apfuye abagira ngo abasigaye bige, bamenye ko agiye nawe yaravukiye amezi 9. Ntabwo hari gupfa bavukiye amezi 7, ni 9 nk'abandi. Nawe uzapfa. Ahubwo gutume n'ibiryo, hari umubyeyi urya rimwe ku munsi, hari umubyeyi ubabaye, ubimena gute? Aho uri kugana ni he? Ijuru ni irihe muri gukorera ni irihe? Uri gusenga iki? Ntacyo. Menya neza ko hari abababaye. Banabishyize kuri kamera kugira ngo wowe uri ahantu, hari abantu baba mu gipangu batajya basohoka. Niyo mpamvu mbishyira kuri kamera
unkurikirane mukunda indirimbo zanjye mukankurikirana muri benshi, ufite abantu benshi bankurikirana. Iki gikorwa rero mba nkoze ni ukugira ngo murankunda nibyo, ariko niba munkunda koko mukunde n'abandi, sibyo? Mubibone ko hari abantu bababaye. Impamvu mbikora nuko munkurikirane muri benshi, niyo mpamvu ushaka nanjye kuvugira benshi. Rero nzakora icyo nshoboye, Imana nimpa akazi nzayankorera umugisha, ariko nawe ugafite gerageza. Imana rero ibaho umugisha. Nitwa Angelique Imana ku rubuga rwanjye, kugira ngo abantu bankurikirane benshi. Impamvu rero niyo mpamvu nashyize ibi kuri kamera, kandi ndizera ko bizagira umusaruro. Nudutuma tuzavuga amazina yawe tugutumikire, nugira imbaraga uzateguza uturebe dusure abavandimwe, Imana izaguha umugisha. Rero sinzi niba wenda hari ikintu twasezera ubabwiye. Yego. Nzaguma nanjye mbazirikane nabo bajye banzirikana. Bakuzirikane rwose. Ndabona ari urungano rw'urubyiruko. Nshobora kuba ntahari ndi kure, ukabona abana bagusuye. Urabizi ko mpora mu ngendo ngenda, ariko ndabizi neza yuko Imana imirimo y'abera izibukwa mu ijuru imbere y'Imana. Igirira icyizere rero wumve ko imbere ari heza. Rero ngira ngo nabasezera abantu bari badukurikiranye, ariko amazina yawe bakeneye kuyamenya. Nitwa Emerita Mukabaramba. Emerita Mukabaramba. Yitwa Emerita. Ushaka kuvuga uti ndashaka gusura Emerita, ayo mazina mujye muyandika, mujye mumfasha muyandike ko urumva dufite igikorwa cyo gusura abantu benshi. Nutireka nsure Emerita cyangwa se uriya mubyeyi wundi twasuye n'abandi basaza tugiye gusura, mujye mwandika amazina, mujye mumfasha muyandike. Rero Imana iguhe umugisha, turagushimiye cyane. Ubwo nitugaruka ujye udufasha gusenga. Uko ni ubwenge bwinshi turabashimira rero, murakoze abantu mwari mudukurikiranye. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Ni ukuri ndizera nashidikanya ko Yesu azaduhemba. Amahoro y'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese. Amen. Ndabakunda cyane.